ntabwo nshobora kuba nababara kuko iyo ndekuye aho bwibero gutya cyangwa se ndekuye amaguru gutya mba numva ko byose bimeze neza. Ikibuno cyo kiba kiri kwijyana nananirwa amatako ngenda nsa nk'uyisanga siko bimeze. Iyo umanuye amatako cyangwa se ugasa nk'umanura amaguru gutyo ugenda ucunda gutya amaguru, kuko iyo urimo kunyonga hano urahoroshya, hangaho urahoroshya, aha honyine hakikorera. Iyo rero unyonze cyane kwa kundi nyine uvuga uti se ndagarama. Iyo ugaramye rero kumwe ugaramye cyangwa se wanamwiretse gutya ibibero gasa nk'umwiyegereza ko nahangaha naho ushobora kuba wanamwegera ukanyonga, kuko iyo wicaye uku cyangwa se we akicara uku akasa nk'uza hano imbere yawe gituma n'undi urakimwegereza, gituma kimwegereje rero arongora ahangaha akinjira kandi nanga wanyaza kabisa amazi akameneka cyane. Muraho neza, nizere ko mumeze neza aho muherereye agiye atandukanye. Nshimira by'umwihariko mwese mwamaze ko mwakora subscribe, naho turakora subscribe ikintu cyo kugira ngo ukore subscribe uzajye ubona ibiganiro nk'uko ubyifuza. By'umwihariko nizere ko mumeze neza. So none umunsi rero nk'uko mubizi tugiye kuganira, sibyo? Benshi bazi ko kunyonga ni ibintu bisanzwe, sibyo? Abandi bo bazi ko kunyonga ari nko kuba uri kuvunika umugongo, nyamara mu kuvunika umugongo ntabwo uvunika umugongo, ahubwo ikiza no kuba urimo kuryohera imboro burimo kuyereka ibyishimo, sibyo? Cyangwa se ugakora uko nkuko urimo kunyonga, hari nuko ushobora kuhafatiramo imboro inyuma mu gihe urimo kwegereza ikibuno imboro ukafatiramo ikibuno, sibyo? Gasa nk'ugonganyisha amatako ibibero. Reka ariko tubivuga, iyo ufatanyije rero ibibero ugasa nk'ubihuza kumwe, ubu nyine ubuhuje ibibero burimo kuryoshya imibonano mpuzabitsina. Nk'umugore rero hashobora kuba bikunda cyangwa se umugabo nawe abikunda. Hariho n'ahandi akubwira ko ushobora kuba wananyonga uryamye. Iyo ni amapozisiyo abiri tugiye kubashwa twakibandaho aka kanya muri kino kiganiro. Nk'abadukurikiye rero nizere ko mwese tugiye kubana muri iki kiganiro tubashe kuba twasobanukirwa ese buriya urimo kunyonga cyangwa se nawe arimo kukunyongera wowe ntago wabara. Cyane cyane nko ku bagabo ndababaza, nko ku mugabo iyo barimo barakunyongera wowe muri comment turazitera utubwire se yo arimo kukunyongera ntago ushobora kuba wababara. Cyane cyane nge ndibanda nko ku mugore, kuko ku mugore niwe ushobora kuba yababara. Akenshi na kenshi uzarebe nk'iyo umugore abashije kuba yakunama akagira gutya ibibero, amatako akabasha kuba yagira nk'uku. Iyo amatako yagize gutya ndabaza nti ahangaha ntabwo ashobora kuba hababara, kuko uzarebe nk'ari kubyinisha amaguru gutya agasa nk'uyabyinisha nk'abagore, aho ngaho ntabwo mwebwe muri kubabara. Ngewe ntabwo nshobora kuba nababara kuko iyo ndekuye aho bwibero gutya cyangwa se ndekuye amaguru gutya mba numva ko byose bimeze neza. Ikibuno cyo kiba kiri kwijyana nananirwa amatako ngenda nsa nk'uyisanga siko bimeze. Iyo umanuye amatako cyangwa se ugasa nk'umanura amaguru gutyo ugenda ucunda gutya amaguru, kuko iyo urimo kunyonga hano urahoroshya, hangaho urahoroshya, aha honyine hakikorera. Iyo rero unyonze cyane umugabo nawe agenda arushaho kugenda agukurura. Iyo agukuruye rero ntago wigundiriza cyane, sibyo? Iyo wigundirije cyane ushobora kuba wanavunika umugongo, kuko iyo uvunitse umugongo ntago ushobora kongera gukora imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu rero nk'iyo uri kunyonga cyangwa se urimo kwirekura jye worohe, numara koroha umuhereze neza igituba, kuko niyo wunamye ntawe uzikoreho wumve, nta n'imboro kuri n'inyuma bikoreho terindiriye ngo uraza gutanga agaposteri k'inyuma, ngo uraza gukora ngak'inyuma. Iyo ukoze k'inyuma nibyo kararyoha, ariko iyo ugakoze kuriya kavuga uti ndirekura ndaza kuryohereza neza umugabo wanjye neza mu mibonano mpuzabitsina turi gukora none umunsi, ndayiryoshya, ni gutya ndaba nitwaye, ni gutya ndaba nifashe. Akenshi na kenshi uzabirebe
nawe hari igihe akuruhukirizamo agasa nk'ugufata mu mugongo. Iyo agufashe mu mugongo rero ntago aba ari kukubabaza, ahubwo bari gusa nk'ugenda akwiyegereza. Iyo akwiyegereje rero niho wumva ko harimo uburyohe bwinshi, haba harimo uburyohe bwinshi, nawe n'abandi usanga wirekweye cyane ukavuga sibyo. Iyo urushye rero ukabasha kuba uvuga uti ndashaka kuba nahindura iyindi postere. Iyo postere rero ushobora kuba wahindura kwa kundi nyine uvuga uti se ndagarama. Iyo ugaramye rero kumwe ugaramye cyangwa se wanamweretse gutya ibibero gasa nk'umwiyegereza ko n'ahangaha naho ushobora kuba wanamwegera ukanyonga, kuko iyo wicaye uku cyangwa se we akicara uku akasa nk'uza hano imbere yawe gituba n'undi urakimwegereza. Igituba kimwegereje rero arongora ahangaha akinjira, kandi n'ahangaha wanyaza kabisa amazi akameneka cyane. Niyo mpamvu rero nk'umugore we ukunda kuba akunda amaposteri, akunda no kuba buri mwanya uri kugomeza uhindagura, nakubwira iki none uyu munsi iri somo ntirize kugucika. Ko niyo unafashe gutya agasa nk'umanura amaguru biba byiza, kuko niyo urimo kugendera imboro nabyo agenda aryoherwa. Kuko nk'iyo uri umugabo uvuga uti ndashaka ko banyongera ndyamye, umugabo niwe wiryamira hasi, ntago umugore ari we uzajya ahora aryama nkaho umugabo nawe atajyaho ngo umugore nawe amusimbure. Umugabo agomba kugarama, nimba agaramye umugore nawe ngwino bimwe akora, bimwe agukorera nawe agomba kubyikorera. Uyicaraho neza, wamara kuyicaraho ukajya uyizamukiramo. Iyo uyizamukiyemo rero umanuka, ko n'ubundi ni imboro uba urimo kunyongera. Iyo urimo kunyongera imboro umanuka gutya wongera uzamuka, biba ari sawa. Ntabwo uzanyongera imboro gusa inyuma, n'unyongera inyuma we akifuza ko umuryamaho nawe, kuko ari wowe uryamye hasi uzamanuka. Numanuka aya mataka karuha urayashinga. Iyo yashinze rero ukasa nk'umera gutya, iyo ubaye gutya biba ari sawa, kuko ni hano haba ari gukora, kandi nawe bari imbere yawe n'ubundi nkuko nawe ajya bigukorera. Nawe iri foko nawe nyine ubimukorera neza nkuko n'ubundi nawe asanzwe bigukorera. Akenshi na kenshi nk'abagabo nibo baba bari kumva neza uburyohe bw'igituba, nibo baba bari kumva neza uburyohe bw'igituba, kuko wowe ntago ushobora kubwumva, kuko uba urimo kurongora nawe by'umwihariko. Reka ariko tubivuga siko biri, uba urimo kurongora. So rero nimba urimo kurongora, ndumva imibonano mpuzabitsina iba yagenze neza, kandi urimo no kumva isukari. Urimo kumva isukari. Iyo urimo kumva isukari rero iri foko ugenda gake. Nimba uri kumva ko urimo kumurongora kandi nawe yari asanzwe kurongora, ugomba kugenda gake utaza kwikomeretsa, kuko ushobora kugendera ku buryohe bw'imboro ugasanga wifunguye nyababyeyi utabizi. Sinzi uko imboro y'umugabo wawe ireshya, iyo uyifunguye biba ari bibi, sibyo? So rero nk'iyo urimo gukora izo posteri wumva ko ushaka kugomeza usimburanya, umugabo agomba kuryama mu gihe aryamye, nawe ukamujya hejuru. Iyo mugiye hejuru rero ni handi umunyongera, kandi nawe akishima, arishima pe. Iyo yishimye ikizabikubwira nuko iyo aryamye, kuko ndabaryamye azana amaboko gasa nk'ugufatana mu rukenyerero. Yagufashe mu rukenyerero rero nawe usa nk'ugenda wiceka. Iyo wicetse uterura wiceka, ntabwo mbamubwiye ngo wiceke cyane, uba ugomba kwiceka gakeya, ukagenda gake kugira ngo utaza kubasha kuba wakikomeretsa. Handi uzikomeretsa ugasanga buri gihe uruva bla bla bla, utazi ikibazo waba warahuye nacyo imbere kandi ari wowe wabiteye. Ibyiza rero nuko uzajya ugenda gake, kumva nimba ari kuryoshya neza, apana vugu nk'abagabo banyaza. Iyo bageze ku mugore ngo ufite amazi baranyaza cyane bakibagirwa ko icyo bari gukubita hari umubiri.
ni ugukubita igituba nk'aho ari icyaha cyagukoreye. Byiza ni uko ushobora kuba warongora nyine mu gihe urimo kurongora, ibuka ko icyo urimo gukoresha cyangwa se icyo urimo gukoresha cyose ni umubiri uri guhura n'undi, ntabwo ari igiti. Ntabwo uzarongora umugore ugire ngo ni isuniye urimo gukubitaho ikiyiko. Ibyiza ni uko ugenda gakeya, ifu ko urongora umugore niwumva yishimye, ukamenya ibyishimo byiwe uko bingana, menya ko uri bugende gake. So abenshi rero mwahoze mwumva ko cyangwa se twe turi kwiga amaposteri, tunayavuga ibigwi, uburyo ateyemo, uburyo aryohamo. Nizere ko buri wese yamaze kuba yasobanukirwa amaposteri icyo ari cyo, kuko iriya posteri y'inyuma cyane cyane nk'abagore ushobora kuyikora uzi ko ari nziza. Akenshi na kenshi hari igihe n'abagore bayikora kubera agahindiritu, akumva ko nimba ayikoze ngo kuko undi yayimubwiye ngo yayikoze ngo iramuryohera, akambwira ati ngi nuyikora izatuma ikibuno kiza. Ariko nyamara umenye ko uko ateye nawe uko uteye siko ntago ari ko bimeze. Nimba afite ikibunda nkari akabaho ukaba ufite umushokanyi, urumva muzahurira he? Byiza no kuvuga uti ndagikora bitewe nuko nanjye ubwanjye nyikunze, ntuzagendere ku wundi, ko nugendera ku wundi igituba cyawe uzacyangiza, usange baragisatuye bimwe byahata. Ariko sinzi imboro y'umugabo wawe uko imeze, nagisatura uzongera kumwishimisha kuki? Kandi kwiriya dogi iravuna, ituma umugongo uvunika. Ibyiza rero nuko uyikora uyizi, uvuga ati irandyohera, nzajya nyikora gutya, nibyo sawa, nabyo byiza. So nizere ko rero mumeze neza aho muherereye agiye atandukanye. Shimira by'umwihariko mwese mwamaze kuba mwakora subscribe. Nawe utarakora subscribe, ikintu tugiye kugira ngo ukore subscribe, uzajya ubona ibiganiro nk'uko ubyifuza. Akenshi ikiganiro cyo nagahoraho, ngapfundikiye gatera amatsiko. Ciao ndabakunda cyane.